Nshuti mwese abadukurikiye mwese abo dukunda kubana hano ku buzima butoshye tongeye nanone kubasuhuza ndetse tunababwire ko tunejejwe no kubana namwe muri uyu mwanya turi kumwe ahangaha ku buzima butoshye. Tukaba rero turi muri bya biganiro byacu turagarutse, ni amahirwe akomeye cyane tugize kuba twongeye kubana kuri uyu murongo w'itumanaho w'ikoranabuhanga YouTube channel ubuzima butoshye. Rero murakaza neza murisanga kandi mwiyumve ko muri iwanyu. Ntaratangira mbwire abatarakora subscribe ngo muyikore mu buryo bwihuse, ni ugukanda kuri subscribe cyangwa se sabone, ijambo riri mu ibara ritukura hariya munsi ya video yawe ahagana iburyo. Abakoze subscribe namwe ntimukabyibagirwe mujye mwibuka gukora kuri share cyangwa se partage kugira ngo mushobore kubisangiza n'abandi nabo bigirira amahirwe yo gukomeza kuronka kuri ubumenyi bw'indashyikirwa tubonera hano ku buzima butoshye. Tukaba rero tumaze iminsi mu byigisho mu biganiro bigendanye n'iby'imiryango, imibereho n'imibanire y'abagize umuryango. Muri urwo rwego rero tukaba twari tumaze iminsi tubona ku biganiro birebana n'amakimbirane mu ngo mu miryango iwacu. Ubwo rero nkaba ngira ngo kubibuka neza twari tugeze ku ngingo ya gatatu irebana n'iby'amakimbirane n'uko twabyaza umusaruro. Buri gihe cyose ntaze arayo kudusenyera ahubwo akaza ashobora no kubyazwa undi musaruro. Ingingo ya gatatu rero yatwerekaga uburyo amakimbirane ku bantu baba optimiste, babandi bahirimbanira gukura ikiza mu kibi no kuneshesha ikiza ikibi, abo ngabo twasanze ko bashobora kubibyaza umusaruro. Ingingo ya gatatu yavugaga ku birebana n'uko amakimbirane ajya afasha abashakanye kurushaho kumenyana, ku buryo mugenzi wawe wari waraguhisha uruhande rubi hari ibyo yagendaga agukinga cyangwa se ibyo utamenye mu irambagizanya ryanyu ugenda ubimenya, kuko mu bihe by'amakimbirane aribwo aba adashobora kwitangira, noneho araturika umujinya ugatuma asa n'usandaye, noneho akavuga byose atagira rutangira, agakora byose atagira rutangira, bigatuma umenyana bya bindi yajyaga agukinga birebana n'imiterere ye, imiterere yo mu kubaho kwe. Ubwo rero twabonye ko bijya bifasha bamwe kumenya bagenzi babo bakarushaho kubasobanukirwa, ndetse bikaba byanabafasha gufata ingamba z'uko bajya babitwaraho bakurikije uko barushijeho kubamenya. Iyi ngingo rero ya gatatu ngira ngo yagiriye benshi akamaro, ariko nanone tukaba twarabasezeranije ko tuzajya tugenda tubibisikanya n'ibiganiro birebana n'indwara zimwe zishobora kwibasira abantu bitewe n'amakimbirane bafitanye iwabo mu ngo, iwabo mu miryango. Noneho izi ndwara tukiga uko twazikumira twifashishije imiti yoroheje dushobora kwikoreshereza cyangwa se kwitegurira iwacu mu ngo. Ubwo rero ni muri urwo rwego tugenda tubunganira kugira ngo n'izi ndwara nazo zigenda ziza zigafata abantu ari nk'ingaruka z'amakimbirane, nazo ni ngombwa ngo twige uko twazikumira, uko twahangana nazo, uko twazihashya. Ubwo rero ni muri urwo rwego ngira ngo tubone muri aka kanya insanganyamatsiko itubwira ngo noneho indwara zifatira mu myanya ndangagitsina, mu myanya myibarukiro, za zindi bamwe bita ibyuririzi, ama infection. Izi ndwara z'ama infection cyane cyane nko ku badamu nibo zikunze kwibasira infection vaginale cyangwa se infection urinaire. Izi ndwara z'ama infection, izi ndwara z'ibyuririzi twazihashya dute, twahangana nazo dute, cyane cyane by'umwihariko nka za zindi zikunze kwigaragariza mu bintu by'amashyira ashobora gukunda gusohoka mu myanya ndangagitsina y'abantu b'igitsina gore. Izi ndwara twazihashya dute? Rero niba ufite ibibazo by'imihangayiko, ibibazo byo guhora udatuje, ufite amahoro make bitewe n'amakimbirane aboneka iwanyu mu muryango, ukaba warabigizemo ingaruka zirebana n'amashyira ashobora kuba asohoka mu gitsina, ibintu bijya gusa n'umweru, bimwe bisa n'amashyira cyangwa se ari umweru ujya ku umweru dede, cyangwa se amazi ajya kumera nk'ururenda ariko atari ururenda ahubwo ari amazi mabi atwika ababura, ku buryo ushobora kugera igihe ukajya ukunda kwishimagura haba ku gitsina cyangwa se hafi y'igitsina ku matako, bitewe n'aya mazi nyine aba ari gusohoka mu gitsina cyangwa se aya mashyira. Biba bisaba rero ngo utege amatwi iki kiganiro kugera ku musozo wacyo kugira ngo ushobore kunguka byinshi, uburyo ushobora kwirwanaho hanyuma noneho ugakira. Hano rero turababwiramo imiti ishobora kubikiza izi ndwara zikunze kwibasira abantu cyane. Ushobora kuba wenda warazitewe n'aya makimbirane y'iwanyu mu muryango,
cyangwa se ukaba warazikomoye ahandi nko kuba wazandurira mu masume, mu mabase, cyangwa se kwiyuhagira n'abashobora kuba bazirwaye. Impamvu ni nyinshi zishobora kuzitera, zishobora kuba intandaro yo kugira ngo uzandure, ariko inzira byaba byaranyuriyemo iyo ari yo yose kugira ngo wandure izi ndwara, icyo ugomba kwitaho cyane ni inzira ugomba kunyuriramo kugira ngo wivure izi ndwara, uzivure zikire, hanyuma nawe ugire amahirwe yo kugubwa neza, yo kunezerwa, yo kuryoherwa n'ubuzima. Ubwo rero nibyo turitaho muri iki kiganiro. Kurikirana ugere ku musozo rero wumve imiti wakoresha kugira ngo wivure niba ufite iki kibazo cy'amashyira ashobora kuba asohoka mu gitsina, cyangwa se amazi abasa n'umweru, abasa n'amazi nyine, ariko noneho rero ukaba ufite ikibazo, wabigenza ute? Ibi bibazo niba bikugarije wabigenza ute kugira ngo ubikome mu nkokora? Kurikirana rero iki kiganiro ugere ku musozo wacyo, nibyo tukurarikira. Niba ufite ibi bibazo, umuti wa mbere wakoresha ni inzuzi z'ibihaza ndetse na karoti na tungurusumu. Inzuzi z'ibihaza, karoti na tungurusumu ni umwe mu miti y'ibanze ushobora gukoresha. Wabikoresha ute rero? Mu gitondo ukibyuka fata inzuzi z'ibihaza zidakaranze, ibiyiko bitatu byazo. Urafata ibiyiko bitatu by'inzuzi z'ibihaza uzirye, uzimare ibiyiko bitatu. Nibigera ku manywa, ku igaburo ry'amanywa, mbere y'igaburo ry'amanywa, mbere y'uko urya nyine, urabanza guhekenya karoti ebyiri mbisi. Ushobora kuzirapa cyangwa se ukazihekenya bisanzwe, mu buryo busanzwe utabanje wazirapa. Upfa gusa kumara karoti ebyiri. Noneho nimugoroba ufata uduheke 4 twa tungurusumu, natwo uturye, ariko ni mu gihe cyo kurya nyine, birumvikana. Ubwo rero uyu ni umuti ukoresha muri uwo munsi. Urarangiza iminsi 7 ikurikiranye. Nurangiza iyi minsi 7 ikurikiranye, hanyuma noneho rero ujye ubikora iminsi 3 mu cyumweru, urangize ukwezi. Murumva ko uyu muti ni ingenzi cyane. Ni ukuwusubiramo, mureke nkusubiremo. Ni inzuzi z'ibihaza ibiyiko bitatu ufata mu gitondo, ku manywa ugafata karoti ebyiri, nimugoroba ugafata tungurusumu uduheke 4, ukarangiza iminsi 7 ikurikiranije. Hanyuma warangiza noneho rero ukajya ubikora iminsi 3 mu cyumweru, ukarangiza ukwezi. Uyu rero ni umuti wa mbere ku bantu basohora amashyira mu gitsina, cyangwa se abagira amazi asohoka mu gitsina akaza akuryaryata, agutera kwishimagura cyangwa se akagutwika. Uyu ni umuti wa mbere. Umuti wa kabiri ku bantu bafite iki kibazo cy'amashyira asohoka mu gitsina, cyangwa se amazi asohoka mu gitsina akaza atwika, agutera kwishimagura. Umuti wa kabiri rero ni ugufata imbatabata, cya kimera bita imbatabata, mu rurimi rw'igifaransa niyo bita plantain majeur. Iyi plantain majeur cyangwa se imbatabata urayitogosa mu mazi, utogosanye n'igisura. Igisura ushobora kubanza wagisekura, hanyuma none uragitogosa mu mazi utogosanyirije n'imbatabata. Nibimara gutogota urabikura ku ziko, ubireke bihore biba akazuyazi. Hanyuma aya mazi umaze kubona rero urabiyungurura, birumvikana. Nibimara kuba akazuyazi urabiyungurura, hanyuma noneho aya mazi ubonye uyashyire mu ibase nini, nurangiza wicaremo iminota 10. Hanyuma ukabikora mu gitondo na nimugoroba. Uricara muri ayo mazi mu gitondo, nimugoroba utegura ibindi. Ayo wicayemo mu gitondo si ukoresha nimugoroba, ahubwo urategura ibindi. Noneho rero nayo wicaremo iminota 10. Urabikora iminsi 7 ikurikiranye. Nurangiza ujye ubikora 3 mu cyumweru, iminsi 3 mu cyumweru ubikora mu gitondo na nimugoroba. Urangiza ukwezi nabyo uyu muti nawo ukoresha ukwezi. Nibyo byiza, nibwo uba umaze rwose guhashya izi ndwara. Ubwo birumvikana ko ngo ari umuti wa kabiri. Noneho umuti wa gatatu ni uruhurirane rw'imiti. Ndaza wenda kubabwira ko iyi yo tuyandikira umuntu iyo tumaze kuganira nawe, tukamenya imiterere y'umubiri we, imikorere yawo, tukanamenya niba nta zindi ndwara afite zihuriranye n'izi ngizi z'amashyira asohoka mu gitsina, cyangwa se amazi ashobora gusohoka mu gitsina akagutwika, cyangwa se agatuma uryaryatwa ugakunda kwishimagura. Ubwo rero iyo tumaze kuganira nawe mu buryo bwimbitse n'izi ndwara zawe, tumaze kumenya imiterere yazo, hanyuma tuguha indi miti nayo, ariko yo igurwa, amafaranga turayikurangira. Ntabwo ari twe tuyikora, nta nubwo ari twe tuyicuruza, ahubwo ni imiti ihambaye cyane, ikoze mu buryo bw'ikoranabuhanga rigezweho, ikorerwa mu bihugu bya Aziya bakayituzanira. Noneho rero natwe tukayivurisha abantu, cyangwa se tukayibarangira, tukabafasha no kuyibona. Ubwo rero iyi miti ni imiti ifite ubushobozi buhambaye, ishobora gukiza ibi bintu by'amashyira asohoka mu gitsina, cyangwa se aya mazi asohoka mu gitsina,
cyangwa se indwara z'ama infection, yaba infection za urinaire cyangwa se za infection vaginale n'izindi. Izi infection zishobora gukira mu gihe kingana n'iminsi 7 mu buryo bwihuse cyane, nk'uko ushobora kuzikoresha ugakoresha doze y'ukwezi, cyangwa se zaba zaramaze kukurembya ukaba warenzaho, ubwo umuganga mwaganiriye niwe ukugira inama y'igihe uzakoreshereza iyi miti. Iyi miti rero igurwa amafaranga mutese nangahe, ayo ngayo yamenya iyo tumaze kumenya neza imiti uzakoresha tukayikwandikira. Gusa ni imiti myiza cyane ikiza infection mu rwego rwiza kandi rwimbitse, kandi mu buryo bwihuse zigakira burundu. Ariko iyo nk'uko nabibabwiye tuyibarangira iyo tumaze kuganira nawe umurwayi, tukamenya rero ngo turamwandikira iyihe. Noneho rero ubwo agashaka ubushobozi, akishakamo ubushobozi bw'amafaranga, hanyuma tukamurangira uburyo yayibona kandi tukabimufashamo. Ubwo rero aya ngaya akaba ari amoko 3 y'imiti ivura ama infection ndetse na bya bintu bisohoka mu gitsina bisa n'amashyira cyangwa se bisa n'amazi, ibyo bita candidose vaginale. Iyi miti rero ikaba igufasha gukira neza izi ndwara. Ubwo rero nahanyu gusa mukomeze mutugane, abayikeneye namwe mushobora gukomeza guhamagara cyangwa kwandika kuri message isanzwe ya telefone cyangwa se kuri WhatsApp. Nimero ni ya yindi, ni +250 788 35 ku bari hanze y'u Rwanda cyangwa se abari mu Rwanda ni ukwandika gusa 078835 hanyuma noneho tukagufasha. Ubwo abakeneye iyo miti nabo bashobora kuyibona banyuriye muri izo nzira. Gusa tukaba tubabwiye ko tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu, ahubwo noneho turagira ngo tubone uko tubategurira n'ibindi, mwemere turekurane. Ahasigaye rero twababwira tuti mukore subscribe abatarayikora, abayikoze namwe mukore kuri share cyangwa se partage kugira ngo mubisangize abandi, haba kuri ma WhatsApp, kuri za Facebook, kuri za Twitter, kuri za Instagram ndetse n'ahandi hose mubikwirakwize kugira ngo abantu nabo birongere kuri aya mahirwe yo kugira ngo bunguke ubumenyi bw'uko basigasira imibiri yabo, impagarike zabo ndetse n'ababo bashobore kubunganira. Ubwo rero igisigaye ni ugusezeranaho tubabwira tuti ku Mana. UBTV, ubuzima butoshye.